All right, my people, we're gonna move into Kinyarwanda. Tugeze mu Kinyarwanda, mufite ibibazo, iki gitabo mwarakiguze, niba mutarakigura mugomba kukigura, my people. Resilience, after all was lost. And then cyanditswe na Alice Nsabimana, acyandikira umuryango wa Nsabimana wose. My people, stay tuned mu Kinyarwanda. Alice Nsabimana is still here and Yvonne NSABIMANA is here. You can ask some questions. We're going to keep talking about resilience. And then we're going to find a word for resilience in Kinyarwanda as well. Ese wa mugani resilience mu Kinyarwanda ni ngwiki. Turi kumwe, my people, la famille Nsabimana. Thank you so much for writing and telling your own story. Making the noise. Make some noise, make some noise. My people, amahoro, uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwa cyenda Nzeri kuwa gatanu 2023 turi kumwe n'abanditsi, turi kumwe n'umwanditsi Alice Nsabimana wanditse igitabo Résilience, Crise des Grands Lacs, témoignages d'une fratrie rwandaise après l'attentat du 6 avril. Iki ni igitabo kiri kutubwira kubuzima bwa général-major Déogratias NSABIMANA. Abanyarwanda benshi bari bazi nka CASTAR, wari chef wa état-major w'ingabo z'u Rwanda, akaba yarishwe muri 1994 hamwe na Perezida Habyarimana mu ndege imwe. Uyu munsi rero dufite Alice Nsabimana, ari we wanditse igitabo, ari we navuga ko ari porte parole wa famille Nsabimana. Tukaba tunafite na murumuna we Yvonne NSABIMANA, nabo nyine bari iki gitabo ni projet, ni gahunda y'umuryango wose wa Nsabimana wakoze wo kwandika iki gitabo kuri papa wabo batubwira yari muntu ki. Iki gitabo rero narakiguze, my people, no excuses. Mugende kuri Amazon mukigure, link irahari kuri muri description y'iyi show, harimo link, muhita mukandaho, muhita mugikomanda gita kibageraho aho mwaba muri ku isi hose. Donc igitabo kiragurwa. Hanyuma rero nibutse abari muri Canada, abari Montreal, my people, Montreal people, Montreal, my town, ariko vraiment. Donc abantu bari muri Montreal ndababwiye ngo bizabera hahandi kuri Centre Saint-Pierre. Ninde munyarwanda utazi Centre Saint-Pierre Montreal, aho iri kuri Metro Baudry? Ndahibuka. Rero ku itariki ya 16 samedi le 16 septembre muzabe muhari, mwibonanire n'uyu mujene icyana Alice Nsabimana abasinyira igitabo. Hari abajene batangiye kuza kumbaza amakuru ye no kumbaza ngo ibiki n'ibiki. Hari abajene bavuze ngo bazaza kwibariza, ubwo bazaze bibarize. Nuko abasinyira igitabo cye ababwire amateka yabo. Iki gitabo rero, oh my goodness, ngisoma nahise mvuga nti nzatangira show ndimo nsaba imbabazi umujene witwa Alice Nsabimana, kubera ko njyewe kuva kera nahoraga ntekereza nkavuga bariya ni abantu bo ku butegetsi, bariya ni abantu bari mu kazu tusara, donc nta kintu na kimwe cyababayeho, bariya se bazi iki? Nta kintu na kimwe nkumva, mbega nta compassion n'imwe mbafitiye, nta bumuntu mbafitiye, kubera ko mba ndi kuvuga ngo bariya ni abana bo kwa kanaka, bariya niba abandi bari ku butegetsi, buriya se bariya, mbega nta kintu na kimwe babayeho, nta kintu na kimwe bazi. Nkumva
nkumva ni nkaho mbega ibyabaye no mu Rwanda bitanabareba bitanabagezeho nta kintu na kimwe bananabiziho, mbega nkumva mu bantu nanatekereza no kwibuka mbega batarimo na gato na zero, urumva se, ku buryo mbega ngisoma igitabo narayigaruye ndavuga nti wow, ariko mani ishobora byose koko. Ndavuga nti iyi rero niyo mpamvu abantu baba bagomba kwandika amateka yabo kugira ngo amfete byigisha n'abasomyi ubumuntu. Nawe ubwawe wowe wandika ubwawe ugomba kwibonamo ubumuntu bwo gukora terapi no kuzageraho ukabasha kugira icyo ubwira abandi, kubasha kugira amateka yawe. Ariko noneho natwe dusoma, natwe iyo uri umuntu ufite umutima ko ushaka kumva n'amateka y'abandi, natwe ubwacu bitwigisha uwo muntu, ukavuga uti ye baba we, ba bantu najyaga nibwira ngo bo nta kintu bazi, nta kintu babayeho, kumbe nabo bafite ibyo baciyemo. Buri wese afite urugendo rwe, afite amateka ye, kandi nawe ababaje mu rugendo rwe, mu mateka ye arimo. Donc bivuga ngo niyo baba ari abana bo kwa kanaka, niyo baba bari ku butegetsi, niyo byaba biri bimeze gute, nabyo biradusaba ko mbega tuva muri selfishness yacu tukagerageza kureba n'iby'abandi. Ni iki ngiki rero iki gitabo cyanyu cyankoreye, ndavuga nti wow, ibi bintu binkuye muri selfishness yanjye, bitumye mbasha kureba namwe n'amateka yanyu n'ibyababayeho. Rero ntangire mbasaba imbabazi ko vraiment ntabakarikiraga na gato, kandi ko numvaga mbega nta n'ikintu na kimwe mwigeze mubaho. Alice Nsabimana umbabarire cyane. Kugira icyo uvuga rero kuri iki gitabo mu Kinyarwanda, ni iyihe mpamvu mwumvishe mugomba kwandika iki gitabo? Hanyuma Abanyarwanda ni iki, ni ubuhe butumwa mufitiye Abanyarwanda mukoresheje iki gitabo? Murakoze cyane. Louise, urakoze kuba wadutumiye ngewe na murumuna wanjye Yvonne ngo tuze kuvugira kuri uru rubuga tuvuga ku gitabo cyacu. Ubwo ndavuga impamvu twanditse igitabo, nshobora kureka Yvonne agasobanura ubutumwa dushaka guha Abanyarwanda, kandi nshuje n'Abanyarwanda aho bari hose, aho bari kutwumvira, byaba muri Canada, mu Bubiligi, mu Rwanda, aho ariho hose, mukomere mwese. Louise, imbabazi ndaziguhaye kandi merci. Impamvu twanditse igitabo nk'uko twabivuze mu Gifaransa, kandi deja twizeye ko tuzabona peut-être umuntu uzacyandika mu Kinyarwanda, gutyo tukazashobora no kugira ngo tukigeze kuri bene bacu mu Rwanda. Impamvu twanditse igitabo rero ni umurage. Twashakaga gutanga ubutumwa bw'uko twabayeho turi abana, uburere twagize turi abana, uburere papa yaduhaye, papa na mama. Twese uko wabivuze twanyuze mu mpanuka zimwe. Twari abana muri 1994, nari mfite imyaka 17, ariko nari ndi mukuru kandi nari nzi ubwenge, donc ibintu byatubayeho mbese twari dufite ubwenge, twari bakuru. Impanuka rero ibayo muri 1994, twari mu Rwanda, twashakaga nyuma duhunga, mu kintu cyatumye twandika igitabo byari ukugira ngo comment dire, mbese ni ukwibuka, ni devoir yo kwibuka abacu bapfuye, devoir yo kugira ngo abana bacu batazi mu Rwanda bazamenye histoire. Uko nabivugaga kare, hari ahantu henshi nageraga nkumva abantu bari kuvuga histoire, amateka yacu, kandi mpicaye ndavuga ntese ndeke abantu bakomeze bavuge amateka, rimwe na rimwe babeshya bavuga ibintu uko tutabibayeho, cyangwa se twebwe twandike kugira ngo dushobore icyo kintu cya healing, sinzi ukuntu bakivuga mu Kinyarwanda, gukira, dushobore gukira, kubera ko ibintu twanyuzemo twese kuri Abanyarwanda ntabwo byoroshye. Donc ni umurage wa famiye yose, wa papa, kandi twagira ngo dushimire
ikinyarwanda ntabwo tuba tukivuga buri munsi, donc ni un hommage, donc ku banyarwanda bose, ku babyeyi bose bo mu Rwanda, uko Yvonne na mama yabivuze, uko Yvonne nanjye twabivuze, abamama bacu baritanze cyane, banyuze mu bintu bibi, bagiye bata abagabo babo bakiretrouva ari abana n'abana babo, ibintu byose barabitakaje bagatangira hazeho, donc byari ukugira ngo dushimire abantu bose kandi dutange ubutumwa bw'uko twarezwe, n'ibyo papa yadusigiye na mama. Murakoze murakoze. Yvonne, mu gitabo bavugamo ukuntu nyine wowe uri umuntu usenga cyane, umuntu uri spirituel. Eske watubwiraho gatoya ukuntu spiritualite yawe yagufashije muri terapi, mu gukora terapi kugira ngo nyine ukomeze nyine ukire, hanyuma paraporo ya healing nyine uko gukira, paraporo y'ibyo Alice yaravuze, burya abanyarwanda baca umugani mu kinyarwanda ngo ushaka gukira indwara arayirata. Donc iyo ushaka gukira uravuga uri exprima nyine uvuga ku ndwara yawe, niba ushaka gukira nyine you make some noise nyine, urumva se? Wowe spiritualite yawe puisque nyine mwabivuzeho mu gitabo nyine ukuntu wowe uri umuntu uri très spirituel, est-ce que watubwiramo brièvement ukuntu nyine spiritualite yawe igufasha nyine muri iyo process yo gukira? Urakoze kumbaza ku byerekeye spiritualite. Navuga yuko ni umurage, icya mbere na mbere ni umurage, navuga ababyeyi baduhaye. Njyewe nabatijwe mu wa Gatolika nkiri umwana, nkora gatigisimu, ndibuka yari ikomeye cyane. Nkora gukomezwa, guhazwa, ibyo byose narabikoze. Ariko muri makeya kamemo ikintu cyamfashije cyane kugaruka kwizera kugira ngo nshobore kwiyubaka, byaje mbese mu bipande byinshi, sibyo? Byatangiye ndi mutoya nyine kuko intambara burya yatangiye mfite imyaka 9. Ndibuka umunsi nabonye ayo masasu ari guhita mu kirere, mbese intambara igitangira, ikintu cya mbere cyanjemo ni ugusenga. Ubwo rero nsenze numva ngize amahoro ku mutima. Noneho binanyibutsa ukuntu papa burya nawe yari umuntu wakundaga gusenga, cyane cyane mu minsi ya nyuma mbere y'uko apfa yarasengaga cyane, yatujyanaga no mu misa buri munsi. Noneho ubwo rero nsubiye inyuma muri 1990 intambara itangira, itariki ya mbere y'Ukuboza y'Ukwakira, nsenga ayo mahoro yaramfashije mu gihe nyuma. Noneho twaraciye mu ntambara mu kwa 4, tumaze gupfusha abantu bose na papa amaze gupfa, nagize igihe ntizeraga Imana. Navuze nti Imana niba inadukunda rero ntago igihari, kuko niba igihari ntago ishobora gutuma abantu bangana gutya bapfa ku mpande zose. Abantu wabonaga ari abantu b'abaturanyi bakundanye se babana neza. Papa ntago yigeze atwigisha ngo kwanga umuntu ngo ni umututsi, ni umutwa, ni umuhutu. None ijuru riratugwiriye abanyarwanda. Ubwo ngero nataye kwizera imyaka myinshi cyane buriya, kugeza muri 1999 igihe nongeye kwiretrouva ndi kumva ko hari ikintu kimbuzemo cya mbere na mbere, kubera ko nari maze imyaka, urumva imyaka yari yabaye 5, ndi umwangavu, sibyo? Ndi kwiyubaka mu gihugu twahungiyemo mu Bubiligi, nta buzima nabonaga, mbese nabonaga nta buzima bubaho. Ariko byageze aho ndavuga nti ntibishoboka, ya Mana yabagaho irihe? Ubwo nza guhura rero n'abantu, amadini menshi baba bafite abantu bigisha ivanjiri. Ubwo rero nanjye nza guhura n'abantu batangira kunyibutsa Imana ko idukunda, se batangira kumbwira bati se uzi yuko burya mu buzima umuntu aca mu bibazo, ariko kwihangana, tuzi yuko haba hari n'ubundi buzima bwiza bushobora kuba nyuma iyo wihanganye ukababarira. Twagombye guca mu kubabarira cyane. Nge nabanje kwiga kwibabarira,
nyuma yo kubabarira kandi nabo numvaga bose numvaga ndakariye isi yose. N'isi yose nashobora no kwitwika muri make. Burya iyo uri muri iriya state of mind, uri depressed nk'uko bavuga, buriya abenshi intambara yaratubomoye buriya, tubivuga ukuntu biri. Donc mwiriya eta umuntu aba yarabonye abo bapfu, warabonye ibintu byose bibi cyane umuntu ashobora kugirira undi, buriya nta kintu ukizera wumva ushobora no gusova na kimwe. Ubwo rero nyuma maze kumenya Imana nanone ko inkunda muri 1999 namaze nk'imyaka 2 mbese ndi muri iyo kwiyubaka muri spirituality. Kuva igihe namenye noneho yuko kubabarira, kwizera ko Imana inkunda, kumenya ko umuntu wese ari inkundi, nubwo tuba mu bihugu, tuba muri societe zitubwira umwirabura agomba kuba munsi y'umuzungu, umuzungu agomba kuba munsi y'umwirabura, mbese ibyo bintu byose usanga biba perpetué, mbese bikomeza gukwizwahizwa hose byo kwanga undi kubera ko aba atandukanye nawe. Naje gusanga muri makeya twese abantu ku isi ari ibibazo twese ducamo, amoko yose, amasosiyete yose. Noneho abanyarwanda rero twe turi particulier kuko twageza turanicana kubera ko umuntu atandukanye nawe. Ibyo rero ntago ari ibintu biri normal, ntago ari ibintu Imana yaturemeye kwizera ko undi muntu ari nkundi, kumurespekta nkuko yaremye kiremwa muntu, buri muntu ko ari umuntu mbese. Ubwo buntu twavuze. Donc ubwo buntu bujyana pour moi na spiritualité, ntago ari ibintu ushobora gutandukanya kuko ushobora gushaka impamvu zose zibaho, ushobora kwica undi cyangwa kumugira nabi, ntago ari ibyo Imana idusaba kandi ntago ari ibyo Imana yaturemeye. Hari ibintu byinshi byiza dushobora gukora. Merci. Hari byinshi byiza umuntu ashobora gukora. Justement noneho Alice Nsabimana, tubwire project yawe. Ufite indi project nziza mu rwego rw'ibyo byinshi byiza umuntu ashobora gukora. Hanyuma hari umuntu kare wari wabajije ngo se iwanyu hari abandi bantu bagiye mu gisirikare nabo bashaka kujya mu gisirikare, ubya c'est fini, nta bandi bari mu gisirikare, cyangwa se politike. Ndabizi ko mwebwe ngo mutari interested muri politike, ariko mutubwire ibyo bindi byiza mushaka gukora cyangwa se murimo gukora. Alice Nsabimana, murakoze. Uko nabivuze kare mu Gifaransa, muri sosiyete ikeneye abantu bakora ibintu byose. Ikeneye abasirikari, ikeneye abantu bakora politike, ikeneye abanditsi, ikeneye vraiment un peu de tout. Njyewe contribution nashatse kuzana muri communauté yacu y'Abanyarwanda, deja tugera ino muri 1994, twagize Imana dusanga hari communauté y'Abanyarwanda, donc diaspora y'Abanyarwanda, bari abanyeshuri cyangwa se abantu bato bigaga ino. Icyo gihe rero bashatse kugira ngo abana batangiye kuza muri 1994 bahure badata umuco, donc bashyiraho itorero ryo kubyina ryitwaga Inyange. Icyo gihe rero riracyakomeza. Twari mu ba mbere, njyewe Yvonne n'abandi benshi twabyinyemo. Icyo kintu cyatumye dukomeza umuco, tubona ahantu ho guhura ngo tuvuge Ikinyarwanda, dukomeze kubyina. Donc ibyo byose byarakomeje bituma dushobora gutangira iyo premier chemin ya reconstruction. Njyewe rero nanjye nanyuze mu nzira Yvonne yanyuzemo. Imyaka ya mbere nanjye nari mfite uburakari bwinshi mu mutima, ntabwo numvaga ukuntu Abanyarwanda bagejeje aho hantu umunyarwanda afata umuhoro atema undi, kandi intambara yari yaratangiye kera muri 1990. Ndibuka nanjye muri 1990 nari mfite imyaka 13. Nyuma ndibuka ko turi i Kigali batubwiraga bati, nk'uko uyu munsi babwira abana bati mwe gupfusha ibiryo ubusa, hari abana ba Afurika batarya. Icyo gihe mu Rwanda baratubwiraga bati hari abana ba Nyacyonga badafite icyo barya, hari abarefugiye mu Rwanda. Icyo gihe byari kure, ntabwo twumvaga impact bifite, mais c'est pour dire que icyo gihe deja intambara yari yaratangiye. Hanyuma haza 90, hanyuma haza 1994, indege barayihanura, twiretrouva hanze.
mbanza kurakara imyaka myinshi ndavuga nti no rwose ikinyarwanda nta nubwo nshaka kukivuga, ntabwo nshaka kujyana n'abanyarwanda, abanyarwanda ni abagome, ariko nyuma ntangiye mu Nyange vraiment ça m'a réconcilié n'abanyarwanda mvuga nti no, yego mu Rwanda hari ibintu bibi byahabereye, ariko dufite umuco mwiza, ururimi ni rwiza, donc hari ibintu byinshi byiza. Nyuma rero maze gukuraho gato nanone nashatse gutangira ibintu bita mu kinyarwanda le terme sinyizi neza médiation. Donc médiation ni kunga abantu. kunga abantu. Nashatse kubikora sous forme yo guhuza abantu, no guhuza abantu ariko mpereye ku bahutu n'abatutsi, kubera ko guhuza abahutu bonyine cyangwa abatutsi bonyine ntago bifite sens. Icyari ngombwa kuri njyewe ni uko umuhutu yicarana n'umututsi, umututsi akavuga histoire ye, agashobora kuvuga ati njyewe iwacu baranyiciye, barantemeye, umuhutu nawe akavuga ati nanjye baranyiciye, kugira ngo buri wese abone histoire sous la perspective de l'autre. Donc icyo kintu ni ikintu ngerageza gukora, ntago mbikora muri activité principale, ariko ni ikintu ngerageza gukora, guhuza abantu kugira ngo bavugane, bagire dialogue, buri wese abone histoire uko undi yayibayeho. Ibyo bintu mbona ari ngombwa, mbona abantu babikeneye, babikunda, kandi bituma umuntu, mu gifaransa navuga ça lève les barrières, bituma ushobora kumva ibyo undi muntu yanyuzemo, kandi iyo wumvishe ibyo undi muntu yanyuzemo bituma wemera yuko ibyo twavugaga by'ubuntu n'ubumuntu ko twese turi bamwe. Abanyarwanda ni abantu bemera Imana, ariko nk'ahantu hose Imana yagiye malheureusement iba détournée, umwe yajya kwica akica au nom de Dieu, ariko na kera byabayeho les guerres de religion, kuva kera ni ibintu byabayeho, ariko icyo kintu cy'ubumuntu ndumva un moment cyaravuye mu banyarwanda. Donc ni ikintu ngerageza gushyira imbere kugira ngo abanyarwanda bavugane, kugira ngo twese dushake amahoro. Donc nimba ngushakiye amahoro, amahoro atangira aho uri, atangira n'abo mubana, n'abavandimwe, n'abo ku kazi. Nimba rero nkwifurije amahoro ukanyifuriza amahoro, ndumva ariko tuzashobora peut-être ni naïf, ariko uko mbivuze nanone muri société hagomba abantu bose, hagomba contribution yawe Louise, yanjye, y'abantu bose. Ikindi kintu wavuze ikintu cya politique, yego ntabwo peut-être kubera ko papa yari umusirikari kandi atakoraga politique, peut-être ni nabyo byatumye natwe tudashaka gukora politique, mais plutôt tuguma au niveau de la société. Keretse nimba politique, nimba umuntu ayifashe nka kuorganiza ubuzima bw'abantu, oui, alors là navuga ko nkora politique muri icyo gihe, ariko kuri njyewe politique ni ukujya, burya ni nk'iyo ubana n'umuntu, ni ukujya kureba ibyiza mu bantu, ukemera histoire yacu uko twayibayeho, et puis ibindi ukagerageza kubishyira ku ruhande. Donc ikintu ntakunda ni kandi iyo ndebye cyane kuri za réseaux sociaux, ikintu ntakunda ni ibintu byo gutukana, kuko mbona nta hantu bitugeza, mbona bidusubiza inyuma. Donc je préfère yuko abantu bahura bakavugana, ntabwo ari ngombwa ko iyo ndi gukora les cercles ndavuga nti écoutez, nimba mushaka muvuge nimba uri umuhutu, nimba uri umututsi, kandi ntabwo bivuze yuko mugomba gukundana, mais mugomba kubahana, kandi kubahana ça veut dire yuko nshaka amahoro yawe kandi ushaka amahoro yanjye, niyo tutakundana ariko buri wese ashaka amahoro y'undi nta kibazo. Nizere ko ari ibyo bintu rero abanyarwanda tuzageraho. Intéressant. Rero par rapport y'ibyo by'abahutu n'abatutsi, hari anecdote nabonye mu gitabo cyawe, igihe wari ukiri umwana muri primaire, hahandi bahagurutsaga abantu ngo abahutu bahaguruke, abatutsi bahaguruke, hanyuma rero iwanyu bari barabareze gute? Ntago bari barababwiye ibintu by'amoko, nuko duhe ako gaparu k'ukuntu byakugendekeye.
Louise ntabwo wibuka numva twariganaga mu Rugunga ahari. Exactly. Rero Nari mfite birasekeje imyaka kubona ukuntu 8. abantu baviva ibintu biri different. Igihe nari ndimo kubisoma mu gitabo cyawe byaransekeje kubera ko njyewe byabaye like byabaye ibintu biri so dramatic, biranamarika ubuzima bwanjye bwose. Noneho rero kubona ukuntu wowe mwarimu yareyajishe kuri wowe umubwiye ngo ntago ubizi, hanyuma agahita akubaza ngo iwanyu, eske ibyo bintu wowe byarakumaritse? Hanyuma ibi bintu by'abahutu n'abatutsi iwanyu babibabwiragaho iki? Uyu munsi urabona icyo kibazo cyarangira gute? No ku uwo munsi twari turi ku ishuri muri primaire, je crois nari mfite imyaka 8 cyangwa 9, ubwo mwarimu ati abahutu mutere hejuru, abatutsi mutere hejuru, abatwa mutere hejuru, hose ntera hejuru. Mwarimu ako se wowe ngo uri gutera hejuru ngo ntabwo uzi icyo uri cyo? Ibintu by'amoko ntabwo nari mbizi, vraiment nibwo bwa mbere nari mbyumvishije. Arambwira ati se wowe witwa nde? Ndambwira nti Nsabimana Lise. Okay, ngo ndakuzi aho uri, nzi aho ngomba kugushyira. Ariko ubwo urumva nyine byarantangaje, ngo naratashye mbaza papa, mbaza mama, ntese mwarimu yambajije ngo ndi umuhutu ndi umututsi, njye nta byanyobeye, hose nagiye ntera hejuru. Noneho nyuma arambwira ngo nzi ahantu ngomba kugushyira. Noneho mbaza papa, ntese turi iki? Turi abahutu turi iki? Mbere yo kunsubiza yabanje arambwira ati ese ndumva ari mama wabimbwiye deja. Arambwira ati ese hari diferansi mu ishuri ryawe? Ndumva harimo abahutu n'abatutsi n'abatwa peut-être. Ese hari diferansi ubona hagati yanyu mwebwe abana? Ndambwira nti no, twese mbona tumeze kimwe kwa. Ati voilà, icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya, mwese muri abanyarwanda. Nicyo kintu cya mbere yambwiye. Ariko uko umbajije uri umuhutu. C'est vrai ko ntabwo twigeze tubibabwira, ntabwo ils avaient pas jugé nécessaire, ariko baravuga ati no, umuhutu ariko nta différence. Icyo gihe nari umwana, donc ntabwo byahagarariye aho ngaho, ntabwo nashatse kubimenya cyane. Ariko nyuma rero intambara imaze gutera muri 90, hagati ya 90 na 94, nongeye kubaza papa icyo kibazo kubera ko byari bigeze igihe twari abana, twari tumaze kuba aba-adolescents, hatangiye kuba ibintu bya tension, abantu bavuga politique, hatangiye amashyaka. Icyo kibazo nongera kukibaza papa, ni none se ko kera wambwiye ngo ndi umuhutu, noneho nkumva abahutu n'abatutsi hatangiye numva hari des tensions, ibintu bya politique, abakiga, abanyenduga, finalement ikibazo ni ikihe? Noneho arambwira ati icyo gihe nari ndi kumwe na mubyara wanjye witwaga Didier wabaga mu rugo, na Yvonne peut-être, nimba ubyibuka Yvonne, ko papa yakundaga kutwicaza de temps en temps nimugoroba tumaze kurya. Aravuga ati bana banjye, nimumara gukuraho gatoya mumaze kumenya ubwenge, tuzajya tubabwira histoire zo mu Rwanda za famille. Uko Yvonne yabivugaga, papa yatujyanaga mu Ruhengeri cyangwa ku Gisenyi kwa banyogokuru, akatubwira ukuntu bajyaga kuvoma, deja twagendaga n'amaguru aho hose, tukajya ahantu hose. Ariko yaravuze icyo gihe rwose ndabyibuka, yaratubwiye ati ntabwo isomo ngiye kubaha ni isomo important. Ntabwo ndabivuga uko yabimbwiye parce que icyo gihe yabivuze mu Gifaransa. Yaravuze ati l'ennemi de l'homme c'est l'homme. Ni ukuvuga ko umenye ko umuntu ushobora kukugirira nabi ni umuntu, ntabwo ari umuhutu, ntabwo ari umututsi. Umenye ko ushobora kugira mwene wanyu w'umuhutu ushobora kukugirira nabi. Umenye ko dufite inshuti z'abatutsi tubana depuis imyaka myinshi, ni nka bakuru banjye, ni nka barumuna banjye, twarabanye. Donc ikintu ugomba kumenya ni uko umwanzi wawe ntabwo ugomba kumudefinisa par ubwoko, par la nationalité, cyangwa se ukasa umuzungu muki. Umenye ko rwose umuntu wese ashobora kuba umuntu wese ashobora kukugirira nabi. Donc iryo ni isomo ryamperekeje
icyo gihe kandi rikomeza kumperekeza nanjye rituma ntareba umuntu mvuge ngo oya ngo uyu nguyu ni umuki ni umuzungu donc vraiment le plus important ni ukureba umuntu uko ateye na intention aba agufitiye. En tout cas urakoze cyane kudupartaja iyo ntuza iyo anecdote. Hanyuma se Yvonne Nsabimana, wowe muri ako kazi ka réconciliation na mediation, est-ce que ubona ari ibintu bishoboka? Est-ce que cyangwa se abanyarwanda barahemukiranye barababajanye cyane ku buryo mbega icyo gitekerezo cya mediation na réconciliation mbega ubibona ute wowe? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Yego mbona ari ibintu bishoboka yuko abanyarwanda bashobora kuzageraho bakababarirana kandi bakubaka u Rwanda rutavangura, u Rwanda rutuma umuntu wese uwo ari we wese aho aturuka, amoko ye, akavukire, ibitekerezo bye mbese yakumva atagombye guhohoterwa kubera iyo mpamvu. Ndabizi nko ku bantu, njyewe ndashaka gutanga exemple y'impamvu mfite iyo conviction nyifite, icyo cyizere ngifite. Ubumenyi burya ni ikintu gikomeye, njyewe burya ndi umwarimu. Ubumenyi butuma umenya amateka y'abandi, niyo mpamvu burya amateka ari ikintu gikomeye. Amateka atwigisha amasomo ashobora kudufasha mu bihe bizaza. U Rwanda turi ikisi, ni agahugu gatoya mu bihugu bingahe ku isi. Wize amateka y'ibihugu byinshi, intambara bagiye bacamo, bakicana, bageraga ahantu bakavuga bati se tuzicana kugera ryari? Sibyo? Hari ibihugu bimwe wego byakomeje za Israel n'ibiki, hari ibindi bibazo, ariko tuvuge ibihugu byinshi buryo yoza amateka yabo. Nge mu bintu ubumenyi bwo kumenya ko iyo abantu bahisemo iyo cycle ya violence ushobora kuyikomeza kugeza ubuvivi n'ubuvivure nk'uko bavuga mu Kinyarwanda, cyangwa ukavuga uti rero duhagarike kubera ko tugomba gushaka ahubwo ibyo ibiduhuje versus bitaduhuje. Niho rero ubumuntu buza. Burya iyo ubonye undi muntu nkawe wifuza kumumenya, ukifuza kumenya amateka ye, ukifuza kumenya ibyiza ashobora kukuzanira nk'uko nawe ushobora kumuzanira ibyiza. Ntabwo bivuga yuko burya abanyarwanda kugira ngo bazumvikane banabane kandi babe réconcilier bivuga ngo ngo twese ngo turi beza ngo turi babi, ngo ntago ari topic way I'm talking about. Turebere ku bindi bihugu, turebere tutagiye kure mu Bubiligi, abantu bitwa abawalo n'abafarama barabana, sibyo? Ariko ntago bivuga ko bakundana burya, sibyo? Ntago mvuze ko ahubwo baranangana cyane, nta nubwo bavuga ururimi rumwe. Uburya mushobora kuba mutandukanye ariko mukaba mufite ibintu mwese mwuzuzanya. U Rwanda rero dufite burya akazi gakomeye buriya, dufite ibikomere dufite muri twe kuzasohoka. Urabona igisebe burya iyo uhuzemo amashyira ukavuga uti nkizeho igipfuko n'ubundi nta nubwo uri kugikiza. Tugomba kuzakanda umubabare twese dufite, ibintu twaciyemo, amateka bigasohoka, tukagira igihe cyo kubivuga tukabisohora. Burya ni même processus, burya niyo abantu batonganye b'abavandimwe, umugabo n'umugore, izo processus nk'uko Alisa bivuze za réconciliation ntago ari ibintu bishyashya. Noneho iyo bifatiye ku bumuntu gusanga iyo processus burya abanyarwanda natwe dushatse kubikora nk'ukuntu burya kugira ngo abantu bumvikane hagomba ubushake, hakaba ubushake kandi bwo kwemera yuko icyo gisebe gitonekara, kuko burya nutagitoneka ngo nta mashyira ntago azavamo. Rero nicyo mbona mu banyarwanda dukeneye. Ntago mvuze ko ari ibintu bitaba cyangwa bitabaye, gusa ngewe nzi ko ku muntu w'umwana wavuye mu Rwanda ndi mutoya, ibintu nsoma hirya no hino, ibintu umuntu yumva hirya no hino, usanga abanyarwanda turacyafite ibikomere mu mutima. Noneho rero ku bantu bizera, abantu basenga, ntago ari ibintu dushobora kwifasha mu twenyine burya. Ni ibintu bisaba supernatural intervention. Kuko ngewe narabye experimenting, nabibayemo, byageze ahantu numva umutima uraruhutse.
kuko nari mfite uburakari nari ndemerewe à un point où ntashobora no gusobanura. Ndumva umunyarwanda wese yanabyumva de toute façon iyo wiciwe ukatakaza abawe ushobora guhitamo kwirirwa uri mw'iyo dark thinking cyangwa ukavuga uti ubuzima bugomba gukomeza ntabwo nzahora mu mwijima somehow nkeneye izuba kugira ngo ringereho rero umutima wanjye ugomba kuba uruhutse. Rero njye ndabyizera ko abanyarwanda muri iyo resilience twavuze turi abantu burya ntago ari ibintu by'ubu ngubu. Iyo wize mu mateka usanga intambara zabayeho kuva kera mu Rwanda ngo ngizo zo ku rucuncu ngo zahehe n'ibiki, ariko ntago numva ko byageze aho amazi yarengeye inkombe nk'ibyabaye muri 1994 abahutu n'abatutsi bose bapfa. Biriya bintu ntibizongere kubaho, ariko ni twebwe abanyarwanda tugomba kubanza kuruhura imitima yacu kandi tukicara ku meza amwe tukemerezanya yuko twakomerekanyije, hanyuma kugira ngo dushobore kongaja dialogue. Ibyo rero bisaba ubumenyi, bisaba abaspecialiste, bisaba abahanga mu bintu byose. Twese ntago dushobora kwiyimproviza ngo inkange, ntago hari ibintu ntashobora nko mu byo wavuze bya politique par exemple, ntago numva ari nk'ibintu nge nshoboye, ariko nge nshoboye gutanga message ku giti cyanjye kuri esheri yanjye. Umunyarwanda wese arabishoboye, rero burya ni ubushake bwo kubigeraho buzatuma twumvikana abanyarwanda. Urakoze. Est-ce que Alice Nsabimana par exemple uyu munsi urabona muri Afrika hari changement nyinshi, est-ce que mwebwe mubona mu Rwanda ni iki mwifuriza u Rwanda? Est-ce que mubona hazaba changement? Est-ce que mwakwifuza quel genre de changement? Hanyuma se mubona u Rwanda rw'ejo ari iki murwifuriza? Ubundi njyewe hari igihe njya ntekereza ngo ibintu byabaye mu Rwanda byabaye kuri njyewe ni nk'aho ari kudeta, kuri njyewe nayo ni kudeta. Urabona muri Afrika harimo kuba amakudeta menshi. Est-ce que mwebwe mubona avenir y'u Rwanda ari iyihe? Hanyuma ibi bintu byababayeho byarabababaje cyane, ntago ni ibintu umuntu atakwifuriza ko hagira undi muntu byabaho. Abandi bana b'abasirikare b'uyu munsi yumva hariho abana bameze nk'uko namwe mwari mumeze, bo mwababwira iki? Est-ce que hari nka message mubafitiye par rapport y'ukuntu mwari mumeze n'ukuntu ibintu byari bimeze n'aho mugeze uyu munsi, noneho n'impinduka mwifuriza u Rwanda rw'ejo uko murubona, vision yanyu ni iyihe? Merci. Hari igihe iyo turi mu rugo tuba duseka, nka mama hari igihe avuga ati iso agarutse yakumirwa. Les changements zabaye mu myaka 30, ama-GSM, les voitures électriques, ibintu byose. Ni ukuvuga ko la société évolue, donc ntabwo kare wigeze kuvuga ibintu biri kuba coup d'état militaire ziri kuba muri Afrika, donc ndakeka ko situation ya kera ntabwo ari nka situation y'ubu ngubu. Ikintu kiri constant muri société zose, haba mu Rwanda haba muri Afrika, j'imagine ko ariyo mpamvu tuhagera. Donc ntabwo nkora politique, ariko c'est pas difficile yo kuvuga yuko hari ikibazo cya gouvernance. Nicyo kibazo. Icyo nshatse kuvuga ni uko ikintu personnellement navuga nifuza par rapport y'u Rwanda ni ukugira igihugu. Nzi ko mu Rwanda mpagiye ndumva nta kibazo nagira, ndumva nagenda bakanyakira nkisanga rwose nta kibazo, kandi hari abo muri famiye bagiyeyo, ntabwo bihishwe, biri mu gitabo. Ariko ikintu nakwifuza mu gifaransa babyita société inclusive. Donc ni société nshobora kuvuga nti ndatashye ndisanzuye, donc je me sens à l'aise,
ni sosiyete navuga nti nshobora kubona ubutabera, ni sosiyete navuga nti nshoboye kugenda nkashyingura umubyeyi, parce que nk'abanyarwanda benshi nabivuze kare ntabwo twigeze dushyingura ababyeyi, donc ni icyo kintu en fait cyo kuvuga nti nakumva nisanga ahantu nshobora kugenda nkavuga nkajya ahantu hose nkahura n'abavandimwe tukavuga, donc nicyo kintu nifuriza abanyarwanda, kandi uko mbona u Rwanda, uko Yvonne yabivuze, uko twabivuze twese, u Rwanda rwabayeho kera, dufite amateka mabi kandi u Rwanda ruzakomeza kubera ko turi abanyarwanda, kandi abanyarwanda, u Rwanda rugizwe n'abanyarwanda, donc je n'ai pas de doute yuko nahoze ndi gusoma nshaka ikintu definition ya résilience mu kinyarwanda, ariko ndumva ko muri futur twese tuzabigeraho, donc icyo nifuza vraiment ni une société inclusive, nshobora kumva ko nisanga kandi ndi mu mahoro. Absolutely. Njyewe Rero njye tugeze nakongeraho akantu kamwe, dufite igihugu cyiza, u Rwanda ni igihugu cyiza pe, kuko umuntu anabimenya burya iyo wahavuye ukajya kubona amahanga ari hanze ukuntu ameze. Dufite umuco mwiza, dufite ibintu byinshi byiza mu Rwanda. Nkeka ko ikintu gishobora kudufasha abanyarwanda twese ni ugukomeza ayo majyambere aho ageze, twese noneho tukazana ubumenyi, expertise, ibintu byose mbese byiza byose dushobora gushyira hamwe, bishobora no gutuma n'igihugu kiba cyiza noneho kurushaho. Nta na rimwe ikintu burya ngo uvuga ngo yaba ari company, sibyo, ngende umu entrepreneur burya, in addition yo kuba umwarimu, I believe in the power the working together. Nemera abantu buryo bashyize hamwe niyo mwamutandukanye gute, ufite akaboko kamwe, ufite igipande cy'ubwenge wenda kidakora se, ufite ari umugore, umugabo, umuzungu, umushinwa, twese burya iyo mushyize hamwe mugera ku bintu byinshi cyane. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Niba ushaka kujya kure, genda wenyine, ariko niba ushaka kugenda wihuta, genda wenyine, ariko niba ushaka kugera kure, burya nushyira hamwe n'abandi muzagera kuri byinshi cyane. U Rwanda rero natwe nuko burya uzanarebereho, burya ngewe burya ndi mu bintu by'imico cyane, nkunda imbyino nyarwanda, nkunda histoire y'u Rwanda ku mpande zose, sibyo. Iyo ugenda ubyiga ukagenda udiginga ubyiga kurushaho, usanga dufite igihugu cyiza pe. Rero kandi kiracyari cyiza na n'ubu, ibintu byinshi byagezweho n'abari ku butegetsi ubu ngubu ni byinshi byiza, noneho dukomeze, noneho tuzaniraho n'ibindi, ariko kugira ngo tuzabigereho tugomba ubwumvikane, tugomba guha buri muntu uburenganzira bwo kwiyexprima, kandi tukababarirana buriya, sibyo. Nta muntu utarapfushije, umunyarwanda wese yarapfushije. Twebwe turi imfubyi, papa yari umuhutu ariko yarishwe, yicwa na famiye yose irapfa kubera ko yari umuntu wari uzwi. Ibyo bintu ndashaka kubyansista, kuko hari igihe usanga urubyiruko, ngiye burya ndi umuntu wizera cyane urubyiruko ko ari abantu bashobora guhindura ibintu byinshi cyane. Hari igihe usanga uri gusoma nka histoire z'urubyiruko, bamwe wenda kutamenya histoire y'abantu nkatwe twabayeho kera, imbere y'uko wenda se ubutegetsi bujyaho buriho ubu ngubu, ugasanga hari amateka atazwi. Ayo mateka rero twese tuyiga ku mpande zombi, tuyashyire hamwe, turobanura ibyiza, ibibi bituma tutubaka igihugu cyacu. Ngiye burya ndi n'umupanafricaniste. Afrika rega ni nacyo kibazo dufite buriya. None se abanyafrika iyo badashyize hamwe, nidukomeza kujya ubukungu buri iwacu muri Afrika, abantu bakajya bakomeza kwicana. Reba muri Congo, ntago twayivuze Congo, abantu bamaze gupfa ni benshi kubera ubukungu buhari, kandi abantu babiri inyuma ni benshi kubera ubukungu buhari, ariko ntago ari abo bantu bagenda bagafata umupanga ngo bice undi ubwabo. Ni twebwe abanyafrika tubikora, ni twebwe abanyarwanda twabikoze muri 1994, abatutsi babatema cyangwa umuhutu yicwa. Rero icyo kintu rero tugomba kugisesengura. Nahoze ntanga example y'igisebe. Igisebe ni tutagikanda ngo amashyira avemo, ububabare twese dufite tubusohore, turire twese, tunarirane.
njyewe nta kintu nifuza kurusha nko kubona nk'umwana wanjye arirana n'abantu b'abana bari ku butegetsi ubu ngubu bakanamenyana kubera iki se bakanakorana business why not igihugu ni icyacu twese dushyire hamwe ariko ntitugirane uburyarya tubanze tusesengure ibyo twaciyemo tubabarirane kugira ngo noneho dushobore kubaka igihugu cyiza kirushijeho uko kimeze ubu ngubu kandi igihugu dufite ubu ngubu nibyo ni cyiza koko pe murakoze absolutely tubabarirane kandi njyewe deja Alice Nsabimana yambabariye deja rero tugeze ku musozo w'iki kiganiro mbere yo kugenda twivugire n'ibindi biparu mu rwego rwo kubabarirana reka nongere nisabire imbabazi kera tukiri abana Alice Nsabimana twize hamwe mu Rugunga ngo hanyuma rero ngo kera tukiri abana ngo naramupingaga cyane ngo najyaga mutumira muri Kamembe ngo tukarwana ngo nkamukubita bya hatari ese ni wowe nasanze apfukamye muri Kamembe bavuga ngo yakubise umwana ngo amukubise ntumbwira ko ari wowe yaruye bibwire binyibutse sinzi rero niba byibuka ngo mwisabire imbabazi sinzi icyo twapfaga sinzi n'impamvu twarwanaga ariko ngaho nabimbwire mwinsabire imbabazi ni iby'abana Yvonne izo nkuru warazumvise se njye naraziboneye nari mwa mbere cyangwa mwa kabiri primaire Kamembe ndibuka rimwe rwose barampamagaye ngo yewe ngo ngwino urebe abanyeshuri bahuruye nyine byandi byo guhurura mpageze nsanga Alice arapfukamye nkise noneho habaye kimwe kagira imana ubwo nyine la suite nyine voilà abazasoma muzabimenya ntabwo byose turabipartage ariko burya ni zikwereka ko twese turi abantu abana ku isi hose ni kimwe ndi umwarimu nigisha abana b'abazungu ibibazo biba bihari ni bimwe ku isi hose dushake ibiduhuje kuruta ibitaduhuje ngenda byansista là-dessus ariko reka nkosore gato y'abantu batwumva batagira ngo ndi umuntu ugira amahane nanajunguje agahungu nanajunguje agahungu kitwaga Norbert kubera ko yari yanyiyenjeho ibindi abantu bazabyimenyera ariko ntabwo ari njye washoje intambara antuka murakoze cyane mwakoze cyane mwarakoze kwandika reka ndebe rero muri comments niba hari quelques commentaires cyangwa se quelques questions turebe niba hari izo twasubiza vuba hanyuma tubareke mwigendere Bea ati resilience ni ukwiyakira Yvonne we birashoboka Kagoma Egre ati komera muvandimwe arasuhuza Mukamusoni Marie Douce Bemba ubwo mfatiye aho bigeze my people komanteri zose nazibonye ni nyinshi cyane hari izo twagiye ducishamo donc zose ntago twazigeraho ariko mfatiye aho zigeze izingizi ziri kurangiza ariko n'izindi don't worry twari twazibonye Marie Douce Bemba ati buriya mama Victoire Ingabire Umuhoza arishimye ati mugiye mushishoza gusa abanyepolitike no gukomeza mukarwana na mukotanyi ngewe wambwiraho njye mu Rwanda namubaza niba Kandoyi okay ibi ni ibindi yavugaga Eva Paz turi kumwe ndakubona Kagoma Egre arasuhuza Jean d'Arc warrior ukomera cyane Rukara Bonaparte ati Yvonne ako kantu uvuze niko nkange ndashaka kwihuta niyo mpamvu ntagaragara ariko umunsi nzagaragara nzagendana n'abandi ubwo nibaza ko yari ari kuvuga ko abantu bari hamwe bungurana ibitekerezo tusara Mukamusoni Liberata ati Alice Nsabimana muvandimwe aho uri kurota niba hari abagiye i Rwanda ntibagire icyo baba kwari ukugira mwese muzajyeyo ubundi inkotanyi zizica umunyarwanda wese wari ufite imyaka 14 muri 94
Brigitte Uwase ati bana ba Kastari mwararezwe rwose n'impumyi itabona muyinyuze iruhande yahumurirwa n'ubumuntu mubishimirwe n'ababyeyi babibarutse bakabarera babyubahirwe mwese mugire umugisha ebana kabisa ibi nibyo turashimira cyane papa wanyu na mama wanyu babareze neza cyane Umutesi Pamela ati Marie Douce Bemba bonne nuit. Bea ati Yvonne icyo cyongereza wakimenyeye hegamwa ko ntanjye ntacyo waruzi uzanyigishe wallahi gaho bivuge Bea ati he ni karibu Bea nzakikwigisha ndi umwarimu in fact ngiye nkunda amaklasi ya online cyane uzambwire tu Ntiwumva Bea ntiwumva si icyongereza rwose uzaze rwose ne ensemble Nestor N ati kumvikana n'inkotanyi si ikintu cyoroshye ubwo bufura benshi muri bo ntibabufise Jean d'Arc Warrior ati ako kantu yes umugabo umwe agerwa kuri nyina kuko buri muntu wese afite impano iyo uyishyize hamwe twagera kuri byinshi uyu nguyu arimo arasapotinga igitekerezo cyanyu cyo gushyira hamwe Felix Nsabimana ariko se inshuti y'Imana uzunga n'intore kandi zifite indahiro zarahiye ubundi abanyarwanda bafite ubumuntu nta kibazo bafitanye ubundi rero intore zo zizakwihera utuzi twamunyuza nutitonda Marie Douce Bemba ati Songamane amara yakoze bariyeri imitwe yaciwe ntazongera kubibona aha ni musenge mukotanyi njyewe nzarwana nawe mpaka avuyeho Mukamusoni Liberata Kagoma Egre hobe sheri wa Bea Kagoma Egre ariko uzi ko iyo udahari Bea baba bari hafi kumugupapura ntacyo mvuze ariko iyo udahari sha Garçon de Dieu Liberata Komera FPR hari nago reconciliation nago ishoboka niba bigisha ko hapfuye ubwoko bumwe bw'abatutsi abana nibyo birirwa biga nibyo bazi rero igihe FPR itaramenya ko yishe ntago bishoboka Jean d'Arc ati Kagoma Egre long time no see ebana hari commentaire nyinshi cyane Mukamusoni Berata ati d'ici 20 ans ziri imbere bizashoboka erega abantu baba batera imbuto urumva se niyo uteye imbuto y'igiti naguhita ubona imbuto uwo munsi naguhita ubona fruit uwo munsi bitwara imyaka n'imyaka njyewe aka kazi ba ALICE NSABIMANA n'umuryango we na Yvonne n'abandi bavandimwe barimo ndi kubibona nko gutera imbuto ni ibintu ni iki giti bari gutera imbuto z'iki giti bari gutera ni ibintu bizagaragara mu myaka myinshi cyane iri imbere ntabwo ari ibintu twahita tubona ariko birashoboka kandi ni ibintu byiza cyane La Charité ati my people wababariwe nababariwe ariko urabona ni ukubera ko nahuye n'abantu beza cyane naho ubundi buriya yari kunca nk'inzoga na brochette kanyu imagine ko nta n'inzoga na brochette yanciye ariko buriya ninjya mu Bubiligi yanca nk'inzoga nka brochette kame cyane Bea ibihuha biri hano ati Louise nibyo bagiraga amahane ya hatari Bea nawe naragukubise syo duhurire Kamembe ngongeze n'izindi niba ari ibyo ngibyo icyo nzi ni uko nta muntu washoboraga kumprovoka ngo simwishyure uvuga ngo turarwana duhita duhana gahunda muri Kamembe tujya kurwanirayo kabisa icyo nakundiraga ibintu byo kurwana bya kera rero hagati yacu ni uko
twararwanaga hagati yacu niba dufitanye bifu turavuga ngo dure kamembe turwane tukarwana bifu ikarangirira aho ngaho ntabwo byabaga ibintu ngo ke ngo noneho wagiye kuzana grand frere ngo akubite ngo famiye yanjye yose ngo nanjye nagiye gutabaza ngo iki n'ibiki bibiki kibaye intambara z'abantu bakuru zajyaga ziba nk'intambara z'abana urumva se kuko muri abana murarwana bikarekeraho the next day mukongera mukaba inshuti urumva se the next day mukongera mukarwana ariko abantu bakuru bo bararwana bikaba ibindi bindi ahubwo yenda nagira abanyarwanda ko bajya barwana nk'uko natwe twarwanaga byatuma abantu bumvikana kurushaho kuko inzika ziba zivuyeho iyo ufitanye n'ikibazo n'umuntu mugahita mugikemura mutabanje gutegereza kuzamo ya mashyira navuze bituma mu nettoya icyo giseba mucyoza facilement I think ko vraiment niba mugiranye ikibazo n'abantu mukagikemura kandi noneho abantu bakabwizanya ukuri noneho kandi ku mugaragaro nk'uku nguku twahuye tuvuga ibintu uko tubyumva uko twishakiye buri wese avuga ibye uko byishakiye ni ibintu byiza cyane ebana ndabishima kabisa rero ntago twabirangiza kabisa warayinzaye barati umwana wa Castar notre sauveur umutarabyumba mukomere cyane murabibona neza ko hari abantu benshi cyane bakundaga papa wanyu donc hari commentaire nyinshi cyane nago twazivamo Alice Yvonne muri ishema ry'umuryango wa Nsabimana mukomere cyane Kagoma Egre ati ninde hagati ya Alice na Yvonne wigisha muri University ya Utah nibaza ko ari undi yenda atari bo kuko bombi mwembi muri mu Bubiligi no ya Kagoma Egre ati les Castar daughters ego muramyasa bya hatari nuko Nurain 110 love you all you're my heroes Brigitte Uwase ati mwibaze rero uwo my people yakubita ikofi ry'amabuno yahavana n'abapompiye ndabarahiye nespa Uwacu icyo gihe se hari amabuno nagiraga icyo gihe nta mabuno nagiraga narakana kangana n'iki nari mfite n'agasuruno muzabisoma mu gitabo cya Alice yashyizemo petite anecdote dodao ati ngo gwiki amabuno sajeje ubundi yakurahi icyo gihe koko Bea ati wowe ndagutinya ufite ububasha sha utancuka bakandasa nuko Eva Paz ati Kagoma niwumvise wavuze ko ari umwarimu ni Yvonne niwe mwarimu nuko Yvonne amakuru ya Maurice ubwo ni Bea uri kwibariza Bea reka kubaza amakuru ya musaza wabo kandi ufite Kagoma Egre reka kubaza amakuru yabo ya musaza wabo nayo tuguhaye me bavuze ko azaba ari Montreal yavuze ko azaba ari Montreal ejo bundi le 16 septembre igihe azaba yagiye gupresenta igitabo muri Montreal la Charité ati Pamela uyu mugoroba wabaye umutagatifu chapeau bas en tout cas Jeanne ikiganiro cyiza cyane merci beaucoup #rwivanga rwivanga komera cyane baguhe turahari hano turi kumwe n'abakobwa beza hano ariko nyine patushe padondi pa byose ni abakobwa b'umujenerali ureba aho bakurasa birangira aro rezami reka turekeraho ndabona hari komanteri nyinshi cyane mwarezwe neza la Charité ari kubivuga n'abandi babivuze Daniela Monorina turakubona reka rero tubahe umwanya wo gusezera babwire abanyarwanda basezere sabotage from within ariko Imana ikunda abanyarwanda pe reba ukuntu dufite abakobwa bafite uburanga n'umuco mwiza mutera imbere turabakunda mukomere cyane nuko uti Rokara Bonaparte ati UNI talk show
ubundi abakobwa bameze nkawe ntabwo bajya babeshya bagira urukundo rwa nyarwo ngenda byikundira kabisa oya kabisa ngewe ntago njya mbaho muri hipokirizi kabisa ibyo bintu kabisa ntago bibaho iwanjye you know Jeanne d'Arc Warrior ati mukomereza aho bakobwa beza bari smart keep it up good work your dad is proud of you may he continue to rest in peace kabisa iki nanjye nicyo nababwira ni umubyeyi abona abana be bameze nk'uko mumeze ari so proud rero mubyishimire cyane kandi umubyeyi wanyu aho ari arabishimiye cyane bea ati wari unanutse warahe nari nanutse se ahubwo nanabagaho ko nari amagufa gusa mfite udufoto nanganaga gutya ariko ni hahandi sha uwanyiyenzagaho twahanaga gahunda muri Kamembe Olive Murenzi mukomere rwose nuko rero reka tureke Yvonne NSABIMANA atangire abasezere hanyuma na Alice nawe abasezere mwakoze cyane ndabashimira ndabasaba ngo mugende mugure iki gitabo kiri kuri Amazon hanyuma ejo bundi muri Montreal le 16 septembre Alice na Maurice bazaba bahari Montreal kuri centre Saint-Pierre abari Montreal barahazi kuri rue Pane iri kuri metro Baudry nuko murakoze cyane ndabashimiye Yvonne NSABIMANA uradusezera utubwira ngo iki urakoze cyane urakoze cyane Louise kandi turashimira abanyarwanda bose mumaze kudukurikira aho muri hose mu Rwanda muri diaspora hirya no hino ngenda rangiza ndasoza partager un passage y'igitabo ntabwo muri kuyibona neza kuko screen yanjye iri blurry justement babazaga amakuru ya Maurice muri iki gitabo mu gusoza mu gitabo twashatse ko abanyarwanda tubaha ubutumwa buturutse ku mubyeyi wacu ubutumwa rero yari afite igihugu kandi ngewe ni ikintu navuga ko afite amahoro ahari kuko ubwo butumwa bwaje sound and clear as an inspiration ubwo rero yaduhaye ubutumwa bukomeye bumwe bwitwa le pardon et la paix Maurice rero mu bavandimwe bacu bose burya ni umuntu wemera ikintu cyane cya pardon kuva kera ni umuntu uri tranquille ni umuntu udakunda amahane cyane burya mu bantu rero bagiye bakomeza babitwibutsa mu gihe turi ko twandika igitabo niwe ubwo rero niwe twahisemo mu kugira ngo asobanure umurage werekeranye na pardon hari ikintu yavuze ati prendre conscience du fait que chaque Rwandais a été traumatisé. Mbwira uri kuri page ya kangahe tubigire nko muri Bible handi bavuga ngo chapitre 1 verset kombi kuko igitabo nanjye gifite hano kuri page ya 240 hari kuvuga ngo mbese perspective ya Maurice nuko nahageze ok. La perspective de Maurice fut donc de prendre conscience du fait que chaque Rwandais a été traumatisé par la sombre histoire de notre pays, expérimentant la perte d'un être cher. So the perspective of Maurice is to be conscious that every Rwandese person has been traumatized by the dark pages of our history in our country, experimenting the loss of someone that is very important or dear to them. Ubwo rero bivuga iki avuga ngo tugomba conscience bavuga gute ni guhumurizwa babivuga gute Louise ikinyarwanda bivuge numve hanyuma guhumurizwa se navuga mbese tugomba kugera ahantu abanyarwanda aho turi twese tukagera twumva yuko umunyarwanda wese bigarutse ku bumuntu nyine ko buri munyarwanda wese yarapfushije rwose tubigarukeho ibihe by'ibiriyo ibihe by'umwunamo
twese buriya tuba twashize ngewe bijya kugera avril bijya kugera muri kwa kane deja ndi kuva nti ndajya guteberera hehe nkatekereza abantu bose bapfuye nkatekereza ari abacu ari abatutsi bapfuye burya rega twari dufite n'inshuti nyinshi z'abatutsi mu Rwanda burya mu Rugunga twari nta mvanguro twari dufite rero bivuze iki bivuze ati abanyarwanda dukanguke tureke kwangana anga undi umwice ntago ariyo solution ku kibazo cy'u Rwanda anga undi wenda respecting muri opinions ze zitandukanye ariko uwo muntu rero buriya afite nawe ikintu ashaka kukwigisha nk'ukuntu nawe ufite ikintu ushaka kumwigisha in the purpose muri but mu kugira ngo twubake igihugu cyacu turagikunda cyane dufite umuco mwiza cyane dufite ibintu byinshi byiza cyane burya u Rwanda turi unique muri Afrika hose buriya dufite ibintu byinshi cyane ntashobora no kurondora ngo mbirangize ubwo rero bivuga iki tubabarirane twumvikane ntago dukeneye kuba bamwe mu bitekerezo ntago dukeneye kuba bamwe mu cyerekezo dushaka kugirira igihugu ariko dushobora gushyira hamwe kugira ngo icyo gihugu twese tukigeze aharushijeho aho tugeze ubu ngubu nge rero niho nasozereza iki ni ikiganiro mu bindi biganiro bizaza nk'uko tubyifuza nk'uko Alisa yabivuze turi igihe tugeze mu buzima bwacu twumva igihe kirageze cyo bwumvikane buruhijeho ubwumvikane tumaze kugeraho mu banyarwanda twese hamwe ubwo rero nge naho narangiriza kandi ngushimira nanone Louise kuba uduhaye uru rubuga kandi abanyarwanda mwese mukomere aho muri hose byaba ari mu mishinga yose murimo hose n'abari mu Rwanda mukomere kubera yuko igihugu ni igihugu cyiza dukomeze tugikorere twese dufite ububasha bwinshi bwo guhindura ibintu byinshi hamwe twese mu banyarwanda murakoze en fait iyo message ya musaza wanyu ni nkaho ari compassion asaba abantu kugira compassion yo kumva ko umuntu ari umuntu igitabo cyitwa Résilience mu gifaransa hanyuma kikaba cyitwa After All Was Lost mu cyongereza muri description ya show nashyizeho link yacyo kuri Amazon ku buryo uwagishaka wese ahita ajya muri link ya description muri description ya show agahita abonaho link yaho yakigura kuri Amazon nuko murakoze cyane hanyuma rero Alice Nsabimana ijambo ryo gukorotira ryo kutwirukana dutahe kandi wabo ni ryawe tubwire ni wowe porte parole wa famille Nsabimana yose ni wowe izina ryawe riri kuri kino gitabo wakoze akazi keza cyane ko kubasha kudokumenta amateka yanyu no kubasha gushyira hamwe no kubasha gupublishinga iki gitabo mwarakoze cyane ni ibintu bizatuma generation after generation aya mateka abantu bazaba bayafite kandi iyo objectif yo kugira ngo abantu bagire ubumuntu I think ko ari mission accomplished kubera ko abantu bazabisoma nabo ubwabo nyine bazagira iyo compassion bavuge bati ntabwo ari twebwe twenyine twababaye kuko nibaza ko ikibazo tugira kenshi nk'abantu ko buri muntu wese aba yirebaho ibye gusa akavuga ati ni twe twenyine twababaye bariya nta n'icyo babayeho rero birafasha cyane gusoma amateka y'abandi noneho nabo ukabasha kubagirira ubumuntu rero uratubwira iki ijambo ryo gukurutira Alice Nsabimana warakoze cyane ni akazi gakomeye cyane eske hazabaho nabonye mukorana documentary eske hazabaho na filime yenda hanyuma ejo hazaza hameze gute ni iki ushaka kutubwira audience yose n'abandi bantu bose mu kurangiza urakoze cyane Louise merci mbanje kugushimira kandi nshimiye abantu bose badukurikiye tumaze hafi amasaha 2 n'igice donc ndumva ko abantu benshi bigomwe activité zabo kugira ngo baze badukurikire donc turabashimiye
peut-être comme Yvonne yashojeje mu kinyarwanda nshobora kuvuga le mot de la femme mu gifaransa kuri audience zadukurikiye sinzi icyo ubitekerezaho. oya parti y'igifaransa yarangiye donc Yarangiye nkomeze mu kinyarwanda donc njyewe ubu message nshaka guha abavandimwe bose ni ukugira amahoro, ni ukugira amahoro kandi ni ukubaha abantu bose, ni ukubaha opinion z'abantu bose. Uko nabivuze kare mu bintu bya mediation nkora donc byo guhuza abantu, ikintu cya mbere mvuga ni uko 1+1 = 3, rimwe kongeraho rimwe bingana 3. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko kugira ngo abantu bumvikane ntabwo ari ngombwa ko bavuga rumwe, kugira ngo abantu bumvikane ntago bagomba kuba ari bombi abahutu, abakiga, abanyenduga, abatutsi, oya. Umuhutu ashobora kwicarana n'umututsi badafite histoire zimwe, batemera bimwe, umwe avuga ati njyewe nemera ubutegetsi bwa Habyarimana, njyewe nemera ubutegetsi bwa Kagame, ariko ntago bivuze yuko abantu badashobora kubana ngo bicare basangire niyo batakundana. Donc njye niyo message mpa mu bantu, ni ukuvuga yuko icyo ntekereza ntabwo kiruta icyo utekereza, icyangombwa ni uko buri wese agira respect ku bintu umuntu yumva akora ari byo, tant que ntagushakiye ubugome, tant que ntaje ngo ngutuke, ngutukire iwawe, donc ni ukuvuga yuko opinion z'abantu ndazisoma, ndazumva, ndazemera, ndazirespecta. Hari abantu bumva yuko ikintu cyangombwa ari ubutabera, hari abantu bumva ko ikintu cyangombwa ari ukubabarirana, donc izo composante zose za societe nizo zizatuma dushobora kwavansa tukagera hamwe. Donc abanyarwanda aho bari hose ndabashuhuje, mbifurije amahoro, turabakunda, ubwo naho ubutaha. Mwakoze kuba muri kumwe natwe, Yvonne wakoze kunyunganira, Louise wakoze, namwe mwese bavandimwe mwakoze kudukurikira, ubwo naho ubutaha. mwakoze cyane, dore mpaka na Aime Bamukunde yahageze. Ibaze Aime Bamukunde yari yarabuze, ariko Aime wari waragiye he koko? None yahigereye, ibaze mpaka na Aime yahageze, donc ibintu birakomeye cyane. Nuko murakoze cyane, murakoze cyane, abatari bahari kabisa show muzabyirebera. Hanyuma icyo nabasaba ni uko mwajya kugura igitabo kuri Amazon. Okay, my people, the best way yo gusapotinga abanditsi, iyo umuntu yanditse igitabo, the best way yo gusapotinga ni ukugura icyo gitabo, mukamenya amateka, mukayiteza imbere. Niyo utaba ukigura wowe ubwawe ku giti cyawe, utaba ugikeneye cyangwa utaba ugishaka cyangwa waba ubizi, ushobora kukigurira undi muntu wumva akeneye kumva iyo nkuru, ukakimuhamo kado. Harimo amasomo menshi y'ubuzima. Hanyuma kandi abashaka kuzajya Montreal, mbibutse abari Montreal ko igitabo mu cyongereza cyitwa After All Was Lost. Hanyuma événement ni le 16 septembre, samedi 16 septembre kuri Centre Saint-Pierre, iri kuri Rue Pane, iri kuri Metro Baudry. Abari Montreal benshi cyane murahazi. Nabonye harimo abakobwa bari kwivugira ngo bazaza kwirebera ngo musaza wanyu, ubwo mumubwire. murakoze ati Aime Bamukunde ati ahari Résilience ati mba mpari. Murakoze cyane, turabakunda santimamo ko mugire weekend nziza, turabashimira, ndabashimiye cyane. Iki ni igikorwa gikomeye cyane mukoreye umuryango wanyu, hanyuma kandi mukoreye n'umuryango nyarwanda. Noneho rero c'est même pas ngo umuryango nyarwanda gusa, ni l'humanité dans son ensemble, kuko deja igitabo kiri mu gifaransa no mu cyongereza bivuga ngo l'humanité dans son ensemble. Murayifashije kandi byadufashije kumenya umubyeyi wanyu, binatwerekana n'ukuntu yari afite ubwo bumuntu, n'ukuntu ari umuntu washakaga amahoro, wakundaga amahoro. Kiriya kintu ngewe cyarantushije cyane, aho avuga ukuntu yagiye ku rugamba bikamubabaza cyane ko ahura n'abana ba kadogo, biriya byo kuvuga ngo
urundi ruhande rwazanye abasirikare b'abana mbega bihita binyereka karakteri y'umuntu. Urumva se karakteri y'umuntu, umuntu ari umusirikare w'umuprofesiyoneri hanyuma akababazwa cyane no kujya ku rugamba agahurirayo n'abana, kuba abibona no kuba bimubabaza, noneho kugera naho anabibwira n'abana be. Njyewe ibyo mbega idefines, urabona nk'ikintu kidefinisa umuntu, icyo kintu njyewe kuri njyewe byaramaritse bitavuga nti dore umugabo w'umuntu ufite ubumuntu. Ni inkuru nziza cyane abantu bagomba kumenya. Murakoze rero, ndabashimiye cyane. Ndabifuriza umugisha w'Imana n'umuryango wanyu wose na mama wanyu, mumusuhuze cyane. Epi ubwo dutegereje nyine ibindi muzatubwira. Murakoze. Merci, murakoze. Thank you. All right, my people, mupepere. All right, okay rero my people, kuyavuga siko kuyamara. Barakoze. Les sœurs Nsabimana, c'était magnifique. Byari byiza. La charité, exactement. Umubyeyi wanyu akomeze aruhukire mu mahoro. Nibyo tubifuriza. Murakoze cyane rero my people. Naho ubutaha tuzongera tubivugeho. Buri wese afite inzira yahisemo mu buzima. Turubaha kandi turarespekta inzira aba bajene bahisemo yo kuvuga inkuru yabo bakayishyira mu gitabo, hanyuma kandi bakahitamo n'inzira yo gukora reconciliation na mediation. Mu buzima abantu baruzuzanya, sosiyete abantu baruzuzanya, habamo inzira nyinshi. Harimo abari abangaba bari muri politike, harimo igisirikare, sosiyete civile, amashuri, education. Abantu baruzuzanya, ntabwo abantu bose bakora bimwe. Abantu bose barakenewe. Icyangombwa ni uko ukora ibyo akora abikora abishaka, abishyizemo umutima we, sincerite, kandi abikora abishoboye. Turabashimira cyane rero abanditsi. Naho utaha mwakoze cyane. Mbibutse ko icyumweru cyiza vendredi tuzaba turi kumwe na onana, aho ngaho tuzavuga politike. Hanyuma na nyuma yaho icyumweru kizaza tuzaba turi kumwe n'aba survivors uncensored, nabo bavuze amateka yabo. Hanyuma ukwezi kurangira my people, the end of the month, uyu mwanditsi nawe yarakonfirmye azaza le 29 septembre. Uku kwezi ni ukwezi kw'abanditsi gusa, interview n'abanditsi gusa. Turacyashakisha na Kemiseba, nitugira Imana tukamubona, ubwo nyine nawe muzamubona. Murakoze cyane rero my people. Komantere ni nyinshi cyane sinazirangiza, ariko ndababona mwese. Murakoze. Imana yacu ni Imana izahora iri kumwe natwe. Mugumye mukuri, twibereho mukuri gusa, nuko ibyo Imana yacu izaduhemba ko twabayeho tubaho mukuri gusa, kandi nta muntu tugirira nabi, nta muntu tugambanira, nta gahunda mbi n'imwe tujyamo. Weekend nahejo muri rediffusion. Ikinyarwanda zagishyira ku ruhande rwaryo gusa, nyine namwe murabizi. Abari muri Canada, UNI talk show, nibagiwe kubabwira ko kontra yacu bayirenuveye. Cha Rogers barenuveye kontra ya UNI talk show. Donc dore amasaha izagica kuri televiziyo, turacyari kumwe. Hanyuma kandi n'umuntu batazarenuvera kontra yacu kuri televiziyo, ni hahandi my people murabibona neza ko twabaye independent, ko dushobora gukora show yabica kuri televiziyo, itabica kuri televiziyo. Ariko turashima Imana ko show dukora zimwe na zimwe zica no kuri televiziyo. Nk'ibi biganiro tugize mu Gifaransa no mu Cyongereza n'aba banditsi, byose bizaca kuri televiziyo. Murakoze my people. Duhorana Imana.
Bon weekend. Baya baya. Bon weekend. Abahanga gusa. Abasoma bafite platform zabo bajya muri platform zabo sweet. Abasoma nona Twitter. Ciao. Imana ikomeze ibarinde Mariko. Murabeho turi kumwe naho ubutaha next week. Ufundu namwe mwese murara haryana hataryana harare abanyabinyoma abagome n'abagambanyi abicanyi kitara Imana iri kumwe natwe Mariko turi kumwe naho ubutaha Ausares Louise Uwacu in the building #Imana subscribe share like ibintu mba nibagiwe kuvuga Wacu murabizi alright